Gakwaya Kalimpinya na Miss Aurore mu bitezwe muri Huye Rally 2025. Aba ni muri bamwe ngo bazatumirwa muri iri rushanwa ry'imodoka rikunze kubera mu Rwanda, aho kuri iyi nshuro ngo rizabera mu majyepfo mu karere ka Gisagara na Huye. Rizaba ritumiwemo Gakwaya Kalimpinya ndetse na Miss Aurore. Iri rushanwa ngo rizaba kuri iyi nshuro aho ngo rizaba ryahuruje amahanga. In the heart of Rwanda's southern province, engines are roaring once again. The roads of Huye and Gisagara are ready to shake, dust to rise, and legends to the written. This is not just another race, this is the Huye Rally 2025, a tribute to passion, to speed, and to the memory of man whose spirit still drives the wheels of Rwanda motorsport, Claude Gakwaya. Uyu Claude Gakwaya ukomeje kugarukwa muri iyi nkuru, uyu nguyu ngo niwe wabaye umupilote wa mbere mu Rwanda, aho yaguye mu mpanuka y'isiganwa nyine ry'imodoka hari mu 1986. Imyaka 40 yenda kugera ngo uyu muntu apfuye. Niyo mpamvu iri siganwa ngo ritazigera rihagarara, nyine barikora mu kwibuka iki gihangange cyangwa se mu kwibuka uyu nguyu wagize uruhare mu kumenyekanisha u Rwanda, ngo kuba yarabaye umupilote wa mbere mu Rwanda. Ibi ngibi bimuhesha ishema. Ntarasoza ndaza kubagezaho ibijyanye ngo n'imodoka ihenze cyane Miss Mutesi Jolly yaguze nyuma yo gukoreza imbuga nkoranyambaga, bivugwa yuko ngo yubakishije inzu ihenze cyane, aho ngo ni inzu yuzuye muri Kigali itwaye arenga miliyari y'u Rwanda. Kuri ubu ngubu ngo nyuma y'inzu yavugishije benshi, Miss Mutesi Jolly yaguze imodoka ya miliyoni 436 zirenga. Miss Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016 ari mu byishimo bikomeye nyuma yo kwiyongera umubare w'abatunze imodoka zihenze cyane mu gihugu nyuma yo kugura Mercedes-Benz G63 2025 ifite agaciro ka miliyoni 436 n'ibihumbi 380 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni imodoka iri muri zimwe zihenze, aho impamvu zihenze, hari umwe mu bahanzi bo mu Rwanda ariko bakorera umuziki wabo muri Uganda witwa Gloria Bugi. Uyu nguyu yarayifuje cyane kugeza aho yisabira ko byibuze icyamushimisha ari uko yazaba imwe mu mpano ziwe azahabwa ku isabukuru ye iherutse kuba, ariko ku bw'amahirwe makeya kandi iyi modoka ikaba ihenze cyane kandi akaba yarayiteze mu bafana gusa. Iyi modoka byarangiye atayihawe ku isabukuru yiwe. Reka uwo nguwo tumwirengagiza, ahubwo twiyizire ku bijyanye na Mutesi Jolly ndetse n'iri rushanwa cyangwa se iri siganwa ry'imodoka ngo rigiye kubera mu Rwanda. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza isho yibagizaho ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe wowe utarayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Nikaze. Imodoka 19 zitezwe muri iri rushanwa rizabera i Huye Igisagara hagati ya tariki 24 n'iya 26 Ukwakira 2025. Iri ngo rizaba iminsi ibiri hagati ya tariki 24 na 26. This rally marks the third round the 2025 Rwanda National Rally Championship. Huye Rally igamije kwibuka no guha icyubahiro Gakwaya Claude, umwe mu bapilote ba mbere mu mateka y'u Rwanda witabye Imana mu 1986 azize impanuka ubwo yari mu isiganwa. His legacy lives on every roar of an engine, every turn on those dusty tracks whispers his name, Gakwaya Claude. Iri rushanwa ngo azaba ari ukwizihiza uyu nguyu cyangwa se kwibuka uyu nguyu Claude wabaye umwe mu bapilote ba mbere b'u Rwanda, ariko akaba yaraguye nyine muri irushanwa muri icyo gihe atarapfa.
Abanyarwanda bitezwe cyane harimo Gakwaya Jean Claude na Mugabo Claude begukanye Huye Rally mu mwaka wa 2024. They are returning champions and everyone is watching to see if they can defend their crown. Iri siganwa rizaba ririmo amahanga yose cyangwa se abantu baturutse mu bihugu byinshi by'isi, aho hazaba harimo abo mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, abazungu n'ahandi hagiye hatandukanye, ndetse abanyarwanda ngo bitezwe kuzaba baririmo harimo Gakwaya Jean Claude. Bishoboke ko ari umuhungu wa Gakwaya Claude uyu nguyu witabye Imana mu 1986. Noneho hakazaba harimo n'uyu nguyu witwa Mugabo Claude. Ngo reka turebe niba abangaba iri kamba bakunda kwegukana cyangwa se iri rushanwa ko bakunda kuryegukana, turebe ko iyi nshuro ko bazaryegukana, dore ko bizaba bikaze, ivumbi rizaba ryatumutse nk'uko mubibona muri video. Hitezwe kandi Karimpinya Queen, the fearless female driver, teaming up with Ngabo Olivier, who finished third last year. Karimpinya, now a household name, is providing that motorsport is not just for men, it's for the brave. Ni ukuvuga iri siganwa ntago ari iry'abagabo gusa, ahubwo harimo n'abagabo, harimo n'abakobwa ndetse n'abagore. Ngo niyo ubundi iri siganwa ntago ari iry'abagabo gusa, ahubwo ni iry'abantu bose bafite umutima ukomeye. Abandi bazahatana barimo Gakwaya Eric ukinana na Miss Kayibanda Aurore, ndetse na Kanangire Christian ukinana na Mujiji Keve. It's a full Rwanda lineup of skill, ambition and adrenaline. From Uganda, our strong competitors are crossing the border. Joshua Mwanguzi, Isaac Sozi and Faizo Kaira all determined to shake things up on Rwanda soil. As one Uganda driver said, Huye Rally is one of the toughest tests in East Africa. Only the bold survive. Nkuko nabibabwiye ngo ntago ari abanyarwanda gusa bazaba barimo, harimo n'abagande barimo nka Joshua Mwanguzi, Isaac Sozi na Faizo Kaira. Abangaba bazaza kwifatanya n'aba cyangwa se bazaba bahanganye n'aba banyarwanda mwagiye mwumva. Kuwa gatanu tariki ya 24 Ukwakira, isiganwa rizatangira n'agace ka shakedown kazabera mu mujyi wa Huye hagati ya 2 na 4 z'ijoro. A night of speed, light and echoes of engines bounding off the hills of Huye. Naho kuwa gatandatu nibwo hazakinwa uduce nyamukuru two mu mihanda ya Gisagara na Huye, aho abakinnyi bazagerageza gutsinda ariko mbere na mbere bakarokoka. Then on Sunday, October on 26th, the engines will roar one last time to close this emotional tribute to Rwanda's motorsport legend. From Gakwaya legacy to Karimpinya courage, from the champion defending their glory of the newcomers chasing dreams, Huye Rally 2025 is more than just a race. It's the sound of Rwanda's passion, unity and determination of wheels. As the dust settles in Huye Gisagara, one thing is certain: legend may fall, but the spirit speeds, the wheels spinning. Iyi ni Karimpinya nyine, Karimpinya ndetse na Gakwaya na Miss Aurore mu bitezwe muri Huye Rally 2025. Nyine ni Huye Rally 2025, iri ni isiganwa ry'imodoka aho ivumbi rizaba ryatumutse.
This Huye Rally 2025 Speed Carriage and the Heart of Rwanda. Reka mbere yuko mbagezaho ibijyanye ngo ni imodoka ihenze cyane Miss Mutesi Jolly yenda kugura, aho nyuma yuko yasarije imbuga nkoranyambaga nyuma ngo yo kuba yujuje inzu nyine y'amafaranga arenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, kuri iyi nshuro noneho ngo amaze kugura imodoka ihenze cyane. Reka tubanze dutumikire abadutumye ubundi dukomezanye. Waba wifuza ikibanza, inzu yo kugura cyangwa se gukodesha, Rubavu Komisiyoneri yaje ari igisubizo. Ndetse nawe waba uri mu mahanga cyangwa se mu mujyi wa Kigali wifuza kuba waza gusura bimwe mu byanya nyaburanga by'Igisenyi birimo nk'ikiyaga cya Kivu, ku Mashyuza, Petite Barriere na Grande Barriere, kuri stade n'ahandi hagiye hatandukanye, ntabwo twabibagiwe. Dufite imodoka nziza zikodeshwa, apartment nziza. Duhamagare kuri 0788 3499793 cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp tugufashe byihuse. Nawe waba ufite ikibanza wifuza kubaka, ntugasiragire ngo ushaka ibyangombwa bigutinza. Duhamagare kuri iyo nimero iri kuri screen, maze tuguhuze n'abenjeniyeri babigize umwuga bagufasha gushaka ibyo byangombwa birimo autorisation de bâtir, byihuse kandi byizewe. Mu gihe gitoya ukaba wifitiye inzu nziza, umuturirwa wawe, kandi bitaguhenze. Rubavu Komisiyoneri, ishema ku batugana. Ubibonye, ubwo niba wifuza ikibanza, inzu n'ibindi bitandukanye, ushobora no kwifuza n'imodoka yo kugura n'ibindi, wenda nk'igare, televiziyo, ibindi byose nyine byo wumva nyine Komisiyoneri yagufasha, wahamagara kuri iyo nimero ubundi tukaba twagufasha. Ikindi kandi ibiciro byacu biba biri hasi cyane. Reka twikomereze n'iyi nkuru ubundi y'uyu nguyu ngo Mutesi Jolly, uyu nguyu ukunda kuvugisha imbuga nkoranyambaga ndetse cyane. Kuri ubu ngubu none ngo ari kuvugisha imbuga nkoranyambaga ngo nyuma yo kuba yaraguze imodoka ihenze, ngo nyuma yuko yubakishije inzu ihenze cyane, aho yari miliyari y'amafaranga y'u Rwanda irenga, kuri ubu ngubu ngo yaguze nanone imodoka ihenze cyane. Amakuru umuryango wamenye yizewe yemeza ko Mutesi Jolly yishyuye ibihumbi 300 by'amadolari y'Amerika, ariyo ahwanye n'ibihumbi 436,680 kugira ngo abone iyi modoka y'ikirenga imenyerewe ku izina rya Beast. Beast ni igikoko, bitewe n'ukuntu iyi modoka irenze cyane ngo imenyerewe cyangwa se yahawe izina rya Beast kubera imiterere yayo y'ubukaka n'ubuhanga mu ikoranabuhanga. Mu butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 Ukwakira 2025, Miss Jolly yagaragaje ko yanyuzwe no kuba iyi modoka yamaze kugera mu Rwanda. Uyu mukobwa yasangije abamukurikira amashusho amugaragaza atembera muri iyi Mercedes nshya nyuma yo kuyikuramo amashashi mashya ayifashemo bwa mbere. Iyi modoka ije ikurikira inzu ye y'akataraboneka iherereye muri Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, yubatse mu mezi ashize, ifite agaciro gasaga miliyoni 900, ikaba yaravuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera imiterere yayo. Miss Mutesi Jolly ni umwe mu banyampinga bakomeje kwigaragaza mu bikorwa by'ubucuruzi n'ubugiraneza, akaba ari no mu bagore bakiri bato batunze ibintu birenze cyane muri showbiz nyarwanda. Uyu kandi akunda ndetse anakundwa n'abanyamahanga bakomeye banakize, barimo nka Lugumi wo muri
wo muri Tanzania. Uyu nguyu ngo ni umushabitsi, akaba afite amafaranga atari make. Ikindi kandi hakaba harimo umuhungu wa Kaguta Museveni, wa Perezida Museveni, ari we Muhoozi Kainerugaba. Uyu nawe avuga yuko Umutesi Jolly amukunda cyane, ngo kandi bizashyirwa cyangwa se bizarangira byibuze amushyize amago akaba yamugira umugore wa kabiri. Kuri iyi nshuro ngo nyuma y'inzu ihenze cyane, ngo yaguze imodoka y'amadolari 300,000, ariyo $436,680. Iyi ni imodoka iri muri zimwe zihenze mu Rwanda. Nanone natangiye mbabwira ku bijyanye na Huye Rally 2025. Iri akaba ari isiganwa ry'imodoka ngo rizabera nyine mu majyepfo i Huye na Gisagara hagati ya tariki 24 na 26 Ukwakira, ngo aho ngo iri siganwa rijya riba mu kwibuka uwitwa Jean Claude Gakwaya, ngo wapfuye 1986, akaba yarabaye umwe mu bapilote ba mbere, akaba yarapfuye ariguyemo. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka nk'ibisanzwe. Iyi yari Menya Byose ica ku Buvumbuzi Show, yewe yibagezaho ndi Ken Chris. Kangusabe wowe waba wibagiwe gukora subscribe, kuba wayikora maze like na share, ubundi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kukugeraho kandi bigere kure hashoboka. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.